welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Amahoro y'Imana bari namwe nshuti zanjye tubahaye ikaze kuri channel y'umuryango Shushu TV. Urakaza tubahaye ikaze kandi turakwishimiye. Reka nkubwire, mu rugo nta byishimo bibamo. Ntabyo. Abantu bese abajya gushaka cyangwa shyira mu rugo ngiye kubona ibyishimo, ndakwiye kujya kubona ibyishimo. Intebe bitanga ibyishimo. Imeza cyangwa uburiri bitanga ibyishimo. Oya. Mu rugo muri rusange nta byishimo bibamo. Iyo uje mu rugo ubyanga ubyemere, ntabwo uba ugiye kongera urugero rw'ibyishimo byawe, ahubwo uba ugiye kongera urugero rwo kwihangana kwawe. Nyemerera tubicemo mu ncamake tubisobanure neza kugira ngo ubashe kubyumva neza, kandi tuguhaye ikaze tugusaba gukoresha subscribe aribyo bita kwiyandikisha kugira ngo channel y'umuryango utazajya ucikwa nk'ibiganiro nk'ibi byubaka ubuzima umuryango hagati mu bashakaye ndetse n'abifuza kurushinga kugira ngo turusheho kubasha kugira ingo nziza. Iki kintu ni gisobanukirwa, ugasobanukirwa yuko ugiye mu rugo utagiye gushaka, utagiye kwishima, utagiye gushaka ibyishimo, ahubwo ugiye kongera ukwihangana kwawe. Bizagufasha kumenya iki kujyanye, umenye n'uburyo ubasha kubibamo kandi n'ikiba cyose ntikizageze kigutungura. Iyo ukimara kubana n'uwo mwashakanye, umugabo ajya kukaza kumva ko ari buze mu rugo akahasanga ibyishimo. Umugore wiriwe mu rugo nawe akumva ko umugabo uri buze mu rugo ari buzana ibyishimo. Ntabwo bibaho. Ibyishimo ntabwo ari ibyo musanga muri iyo nzu mureba televiziyo yuzuye ikibaho cyangwa yuzuye igikuta ngo ibyishimo bize. Ibyishimo bisaba ko mubihana mwembi. Wowe mugabo urashaka ibyishimo ku mugore wawe, nawe bimuhe. Umugore urashaka ibyishimo ku mugore wawe, wowe wamuhaye ibihe, watanze ibihe. Mu rugo mu rushako ni vice versa, ni mpanguhe. Ntuzifuze ko uri uhabwe ibyo utatanze. Ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Nahubwo ni hahandi uzasanga mu cyimbo cyo kwakira ibyo utatanze ugira uburibwe, ukabasha kwihangana. Umuntu akaza akagutura umushiha, shati wo mu rugo yiriwe neza nta kibazo afite, akora buri kimwe, ariko undi araje uko asanze bagombaga kumwakira siko abamwakiye, ibyo expecting agase byabo nyagatangira gushihurana. Icyo gihe hatabayeho kwihangana, umutima ukomeze, urwo rugo nta kabiri uzarumaramo. Ndakubwiza ukuri. Reka dufate urugero, dufate yuko babiri bakundana bagiye kubana. Urugo turugereranye nk'umurima, babiri bakundana tubagereranye nk'abahinzi. Sorry, nari nkomya kamfashije kamera yanjye. Muragiye mugeze muri wa murima wanyu. Uti turashakamo umuceri, turashakamo ibijumba, turashaka gusarura. Wahinze iki? Wabibye iki ku buryo ugiye kugisarura? Iki kintu abantu benshi babasha kucyumva biratuma babasha kugira ingo nziza. Fata urugo rwawe, tugiye mu rugo, tugiye gushaka, tugiye kugira urugo rwacu. Fata urugo rwawe urugereranye nk'umurima. Umuhinzi murabizi ibintu akorera umurima kugira ngo azabone umusaruro utubutse kandi wishimiye. No mu rugo niko bigenda. Kugira ngo wa mugore abe wa mugore ushaka, ntago azabiba from nowhere, ntago azicara ngo abibe, azabiba kuko wabimugize. Nta muntu ushaka umugore, ntawe ushaka umugabo. Umuhungu ashaka umukobwa, umukobwa agashaka umuhungu, bagashakana. So umugabo nshaka nifuza ngomba kumugira muri wa muhungu twashakanye. Umugore wifuza ugomba kumugira muri wa mukobwa washatse. Urashaka umugore uguha amahoro, urashaka umugore ugutetesha, urashaka umugore ukubaha, urashaka umugore ukumva, urashaka umugore mujya inama, bimushyiremo, bimutoze, muhe urugero. Naho se urimo uramutoza, urinjira umubwira nabi, amagambo mabi, wamaze kumugira deja muri wa murima, ariko uri kumwereka ko umurima arimo ari umwatishanyo. Wamaze kumwereka ko umurima nta ruhara ufitemo, azahinga aho hantu ahishimiye ko ahantu wamaze kumugaragariza deja ko ntabwo arahe. Nubwo muri uwo murima ufite ba nyirawo, ari mu rugo, ariko urwo rugo arurimo nk'aho wajya mu muturanyi. Ari mu rugo nk'aho wagira ngo urugo rw'abandi bantu, kubera ukuntu we nyiri umugabo, we mugabo uri kumufata. Nimugera mukabanza mukajya muri uwo murima wanyu, cyangwa muri urwo rugo rwanyu twagereranyije n'umurima, kandi mukibuka ko abashyize hamwe Imana ibasanga, kandi mukibuka ko abishyize hamwe nta kibananira, muzafatanya guhinga byinshi kandi mufatanye kubibiba, kubisarura, bityo musigare mwashyize akaguru kandi muri kurya za mbuto z'ibyo mwabibye neza. Naho se wowe ntacyo urabiba, urashaka ibyubahiro ku munsi wa mbere, nta kintu na kimwe urakora gituma nyine bakubaha. Urumva icyo kintu kidatangaje? So impamvu uri kuvuga ngo mu rugo nta byishimo bibaho, ni mu murima nyine. Umurima nta bihingwa bibamo, kereka umaze kubihingamo.
umurima ntabwo wajya gusarura ibintu utahinze, no mu rugo niko bimera. Ibyishimo biri mu rugo kuri abantu babiri babihisemo, tubyumvikaneho, babihisemo ko urugo rwabo bagomba kwishima. Ikindi kandi ibyishimo byarabuze kuko mwahisemo ko nyine mugomba kubaho muri ubwo buryo. Ntawe ubihitamo ko mutera ngo avuge ngo mugiye ntabwo nshaka kwishima ngo reka tujye dutongana. Oya, biba slowly by slowly. Ibyica urugo ntabwo ari ikintu kinini, ntabwo ari nk'impanuka ushaka kwambuka umuhanda imodoka gugonga ukahita upfa. Oya, urugo ruhera ku tuntu duto. Izi nama ndakubwiza ukuri nuzumva zizajya zigufasha kugira ikintu wiyunguraho ku rushako rwawe, waba uri umuhungu, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukobwa, icyiciro cyose waba urimo, hari ikintu ndishobora ko bizajya bigufasha kwibuka. Ntabwo icyica urugo ari ya modoka ushobora kujya mu muhanda ikahita kugonga ugapfa. Oya, urugo rwica n'utuntu duto. Kwa kuntu umuntu aza ukamuca amazi, kwa kuntu umuntu akubwira igitekerezo ukamwereka uvuze iki nkawe uvuga iki, kwa kuntu umuntu akora agashyiramo imbaraga zose akagutegurira amafunguro yashyira ku meza ukavuga ati subi ibingibi byo wabonye wagombaga guteka. Kwa kuntu umugabo yiyuha icyuho yakirwa yiruka imisozi akavuga ati subi igihumbi mbere wahere n'icyo wazanye, kandi utazi imbaraga yakoresheje kugira ngo n'icyo nacyo kibone n'urugero. Icyo gihe bituma rero urugo rwanyuruzamo ibintu bitari byiza, mwuka mubi, y'amahane n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe n'utwo tuntu duto tugiye tuba. So niba rero ushaka urugo rwawe ibyishimo, hari abantu ushobora kubona atangiye video mvuga ngo urugo nta byishimo rubamo bakagira ubwoba, abatarashaka wenda, abashatse bo bafite experience ariko bo turi kugenda neza baba babyumva. For sure ibyishimo mu rugo bibamo, ariko iyo ba nyiri urugo babihanye, umugore ahaye umugabo, umugore ahaye umugore, umugore ahaye umugabo, n'umugabo ahaye umugore, icyo gihe ibyishimo muzabona kandi mwese muzanezerwa, muzishimira urugo bibarenga. Ariko ntabwo uzambwira ukuntu umuntu umwe ari uzajya utanga urukundo, agatanga ibyishimo, agatanga amafaranga, agatanga buri kimwe, undi ari aho to receive gusa. Akazi kari ukwakira, akumva ari bwakire happiness, akumva ari bwakire ikadaba muzaniye, akumva erega n'undi abazikeneye. Abagore hari ikintu akenshi twibeshyaho ngo umugabo ni ugomba kuma akadomo, umugabo nushaka umugore agasaha, nushaka umugore agasengere, turiya dusegere dutatu tuba dufungiye mu shisha ari tumwe, biterwa n'aho ugurira, hari aho zigura 25, hari aho zigura 6, hari aho zigura 10, biterwa n'isoko uguriye. Umukore surprise, ubu bibone byashaje, umukandara warashaje, udusogisi twarashaje, tumugurira abone wamukoreye package itarenze 50, abone hari harimo amagura imiguru 5 y'amasogisi, nimba akunda cagwa ukamugura igihumbi asangemo yishime ko akora akantu gato ariko gakora ku mutima. Uko utuntu duto twubaka urugo ni nako n'utundi duto turusenya. So mu rugo rero nta byishimo bibamo igihe mutabishyizemo, kandi igihe mwabishyizemo of course bibamo. Harimo abantu benshi bishimiye mu ngo kubera ko bihaye intego yuko bagomba kwirengagiza buri kimwe, ariko wowe nimba focusinga kuri buri kimwe, akantu kose gato kabaye mu rugo ukakagira big deal, ukagakuza, ukakagira akantu karekare, ntabwo uzishima mu rugo n'umunsi wa rimwe na rizima. Ntuzigera wumva icyanga cy'urugo, ntuzigera wumva icyanga cy'urukundo, ntabwo bibaho. Akantu gato kose karaza ukagakuza, akantu gato kose karaza ukagira intambara. Igihe rero utarabasha kurekura ibyagiye ngo wakire ibyaje mu rugo, nta byishimo uzabona, uzaba nyine nka wa muhinzi utegereje gusarura hatabibye, kandi ntabwo bibaho. Ni wabibye izuba ryaraje, umurimo urasataguritse umeze gutyo urumagaye, ukumva ko ari bwo ugiye guhinga, imvura yagukicara urategereje ngo bizamera, ntabyo washyizemo kandi wari uri mu gihe cyiza cyo kubishyiramo. So yiga gufumbira cyangwa se guha iby'izuba mwashakanye mu gihe nawe ushaka. Numara gusobanukirwa ko mu rugo atari ukuvuga ngo ngo nge ndashaka ibyishimo ariko ntabitanze, ukamenya ko niba ushaka ibyishimo uri bubitange nawe uzabibona, ukamenya ko ushaka urukundo nawe uri butange of course nawe uzabibona. Ariko ntibicare ngo bizakuziraho, oya, ahubwo ikintu kizaba mwaho nkuko natangiye mbivuga, kwihangana kwanyu. Hari umwe uzajya ubona ibyo akeneye undi ntabibonye, abashe kwihangana, akomeza asunikirize, umwaka wa mbere urangira, wa kabiri urangira, wa gatatu urangira, akomeza asunikiriza ariko nta kintu na kimwe ari kwikuriramo. Nyuma kwa kwihangana ni kwangana, hari umuntu akavuga ati oya, imyaka 2 ndengeje, wa gatatu kurenzaho cyangwa wa 4 byaba ari ukwiyahura. Tintindi muzima, reka nigendere bigishoboka. Bayidiya gufata umwanzuro wo gusenya biravuna, biragora, amagambo rugeretse. Abari hanze batazi biba biri kuba bavuga ati hey uriya mugabo yaraniranye, uriya mugore buraniwe kirumbo. Abantu bose isi kabota, ariko ni mwebwe muzi ukuri kwanyu hagati yanyu, ni mwebwe biba bipfa mu biro umunsi ku wundi, hakazaho kwihagarara, ntasaba imbabazi, ntago nabusaba imbabazi, ni musaba imbabazi aransuzugura, nta kintu navugana nawe, n'ugomba kuza kubunyinginga. Oya,
mu rugo no mu rushako no mu rukundo ntabwo ari ko bikora. Ugomba gufata umuntu nk'umufatanyabikorwa nyine, nk'umupartner, nk'uko uzi abantu bari mu business cyane banyumva neza, nk'uko uzi iyo ufitemo nko muri business share 50-50, ushobora kuba ndi CEO of the business ariko wowe unyungirije, ariko kubera ko tunganya imishahara cyangwa se tunganya imigabane tukajya inama kandi tukumvikana, ntundutishe ngo nukuri CEO, ahubwo kuko duhuje imigabane no mushaka ngo ugomba kugenda ari 50-50. Umugabo araha ariko umugore nawe ibintu yiruka akora ntabwo biba byoroshye, ko gutegura amafunguro, koza abana, kwita ku bana, kwita ku rugo, kugira ngo umugabo avuye guhahaza asange yambara imyenda asa neza, arya neza, aryame heza. Ibyo byose n'umugore 50-50 mukumvikana, ukumva kandi ukanubaha buri wese icyo akumariye. Naho bitari ibyo ndakubiza ukuri nta byishimo na bike uzigera ubona mu rushako, nta byishimo na bike uzigera ubona mu rugo. Bafite topic ikurikira muze tuyiganire kandi mumbwire kuri commentaire. Ndabakunda cyane, bye.